Yes, of course, iyi ngiyi ni Ipfundo TV, aho tugarutse dufite abatumirwa bacu batangira babibwira. Nkuko mubimenyereye, iri ni Ipfundo TV, aho twagarutse dusura abahanzi baraje batangire babibwire. Reka duhere kuri ino kote dukomeza. Baby one for the big killer have no fear, ibyo kwitwaza ntabyo ngaho ngira aho bipira, let me take you down to my yard, bakuri banana nye pite cassava. It's a boy and easy, S to the E, the untold king, the real MC, the one and only. Yeah man, kuva GC Boys, OG, original GC Boy. Yeah, GC Boy. Ubuzima haruguhura n'ibizami Katige bailari. Let's go. Baby tuza nanjye n'abakapo kapo karibu ndani waje muri ghetto ghetto kuri iyi ngingo ndi so special nabikora nkageza n'ejo babe your body is so fine nukuru kusasi nkabino iyo nkubanye ukuntu ubugenda inyibutsa ko navutse ndi umuhungu matakakanya ni cya cyamamare cyane Dode from GC Boy original dore niyangara makirambi gusa ari ikindi ubundi mbana n'ubumuga bwo kutavuga. Ya nicyo kimwe nanjye tubwe mu itsinda rya Vision kutubona gutya gusa uko turaha GC Boy OG original. Ya twebwe ujya wumva babande gusa nyine ntabwo nahizangiza nagoya akaru n'ubundi ka punchline ariko City Mambuta bona aba people badansi nambuka bafo tora diku GC City Mambuta bona aba people badansi nambuka bafo tora diku GC diku GC diku GC yeah man yeah abahungu hano baradususurukije koko nokuri misengera ikibazo turagikira ufite indirimbo yola yumva arayizi muri groupe muri ku giti cyanyu bimeze gute ubundi tutakubeshye igihe twahereye tuvuga ngo ni GC Boy original uragira wumva iki GC Boy original GC Boys cyangwa OG karakagaho OG byawugira ngo OG mu kugira ngo noneho hariho umuntu ukurikiranye no ku kiganiro ashobora kuvuga ati GC Boy ni iki cyangwa se iyo GC Boy yavuye Amen. GC Boy kuntu ibintu babimeze GC Boy yumvisha ijambo kwanza harimo ijambo GC kamuna boy ni umuhungu se ntibabizi GC ni ku GC umuntu yumvishe GC Boy atayumva n'ahantu bita ku GC umuntu nyine va ku GC yakunindanga ahantu na ahantu nyine ku GC Boy ni umuhungu waho hantu ahubwo wambaza ngo ku GC ni he asubundi ntibabimenya abantu ntibabizi GC se mese azambaje kiramba mfite amatsiko yawe amatsiko ese utabashye nagwo ariko uri kubariza abandi bantu uri kubariza abandi bantu no no kubabariza ariko ku GC ni ku Gisozi aho wese kutongera iwabo w'abantu iwabo w'injyana Pisco bahungu bakuru twatanga mama beat nanjye ku GC mfata amahiti gemo nyina ngenda yiza abanzi banjye ngibaca amazi hamwe tutajya tujyama ku Gisozi twe duhora duhiga ku GC ni ku Gisozi no muri urwo rwego twe twifashe nk'abahungu bava ku GC akantu kabura kambaye nkaba ndakambaye ubuse none ugiye kutubwira ngo kimpagaze angahe reba mwereke yewe ukuntu bimeze ese ngizido izi nete zanjye murazibona se mvuga izina rye cyo no kuvuga uruganda rwazikoze nkaba namamaje ntago baranyishyura narahashye ariko zihagaze amafaranga koko afati nete zanjye yanaziguze ibihumbi bose ndabona amashanete y'abanyarwanda ni hafi amadolari agahera wingo kubabwira abanyarwanda ibihumbi 9 ariko kubera tuba twabitumije hariya hakurya tuba twishyuye mu madolari
guys nk'uko uri kwibona aba bahungu ni urwenya rwose njye kuva nahagera nasetse uretse ko buriya ariko rero nitegereje neza ndi kubona wambaye umupira ushobora kuba uri ikirangantego ese wananditseho ngo Aphrodite Records gira icyo tubwira kuri iki kirangantego kuba nyambaye ni recording label yitwa Aphrodite Records. Ntangiye ndumva muri iki kiganiro tutayivugaho byinshi cyane ariko wenda mbabwiyeho gato na Aphrodite Records ni recording label ifite headquarter California kandi ifite branch hano mu Rwanda itangiye kuhakorera vuba. Turimo turakorana as GC Boy Entertainment hamwe na Aphrodite Records Entertainment. Ariko turimo turakorana, hari ibyo bari kudufasha natwe hari ibyo turi kubaha bivuye mu mpano zacu, nabo bakagira ibyo baduha financial kudufasha mu buryo bw'ubushobozi, natwe tukagira icyo dukora kugira impano zacu zibashe kuzamuka. Nibo bantu turi gukorana twigoye kubanga muraza kubona umusaruro ibintu biraza kubyara nuko njye nabisosa vuba ino logo urabona ko ikoze harimo inyuguti ya A. Cameraman sinzi nimba yakubura akabikabana. Ino logo harimo inyuguti ya A hagarariye Afro, hakamo inyuguti ya D hagarariye Date, hakamo inyuguti ya R hagarariye Records. Aphrodite Records niko iyi ikoze, bikaba byanditseho na hano. Bivuze ngo nk'abahanzi mufite label mukoreramo, akaba ariyo iyo ngiyo Aphrodite Records. Reka tubivuge gutya ariko dukomeze ku kindi kibazo, dukomeze ku bindi. Aphrodite ni bari kudufasha mu buryo buri financial. Dufite imikoranire natwe ariko natwe GC Boy Entertainment nayo ifite ibintu byayo nabyo nibyo ndi kukubwira ati wowe uraza kubona umusaruro wacu. Okay, kugira ngo noneho abanyarwanda tubumvishe neza icyo mwe murimo, icyo twe turimo, kuko nimba uhagaze ahangaha uhagaze hano nk'umuhanzi, nimba uhagaze nk'umuhanzi ejo bakubonye kuri label iyi ngiyi, ejo bakubonye kuri label iyi ngiyi, ikiba kiranga nuko ugiye gusobanurira abanyarwanda abahungu muri bo naho mukorera, ku buryo tuvuge nk'umuntu aramutse ashatse kubashaka aho yababona. Ndi kugira ngo muri detail kugira ngo umunyarwanda uwo ari we wese ukurikirana ibihangano byanyu avuge ngo aba bantu nshobora kubasanga naha. Okay, nuvuga ngo urumva ko twe turi GC Boys, nimba Aphrodite iri kudufasha, hari ibyo ari kudufasha financial, barimo barashyira mu mafaranga ariko ntabwo ari nk'uko umubyeyi wawe agufasha, papa wawe cyangwa mama wawe, nabo bafite ibyo badushakamo, ni business. Nuvuga ngo nimba bari kutumenyera ibi bakatumenyera ibi nibi, ugiye kudushaka umuntu dushaka aducaho, yamara kuducaho wenda twe tukavuga ati Aphrodite imeze gutya bitewe n'ibyo turi kuvugana, tukababwira ati hari umuntu dukeneye gutya na gutya, cyangwa umuntu agaca kuri Aphrodite akavuga ati ndashaka abantu bahungu GC Boy ndayishaka, GC Boy cyangwa nawe ushaka. Hari email ya GC Boy ni GC Boy OG, GCGISI boy, BOY OG @gmail.com. Iyo email yiciyeho urabukinga GC Boy. Ugiye kuri email kuri website ya Aphrodite www.aphroditerecords.com urabukinga GC Boys, nta kibazo kabisa. Uciye kuri Instagram yacu GC Boy OG urabukinga. Uciye kuri Instagram ya Aphrodite yitwa Aphrodite Records uratubukinga. Aho hantu hose ni fresh kabisa. Okay, noneho munyemerere mbigire gutya, kiye kujya mbaza umuntu nongere mbaze undi, noneho mu kanya turaza kujya mu kiganiro gisa nkaho twese turi kujyana, kuko nabyumvishije muri group, kandi kuba muri group bivuze ngo buri muntu afite ubuzima bwe bwihariye bwo ku mpande. Mu mazina yanyu noneho asanzwe, ngiye guhera kuri wowe mubaze ikibazo, umbwira ati amazina yanjye asanzwe nitwa noneho
wasetse bro abantu batangire bakumenya bamenya kuseka bro uko bimeze hari ikintu biba birenze ukwemera nta kibazo kwese uravuga ubwo kugira ngo uvuge uravuga amazina yawe urwego unavuge aho utuye icyo kiraba gihagije amazina yanjye bro was long amazina yanjye nitwa Thierry niwe muhoza kugisi ntuye kugisi ntuye kugisi ko nk'iwacu kugisi ubwo abatazi kugisi barangije kubabwira kugisi ahari nta muntu utahazi nta muntu utahazi ubu ngubu uzabona aka kanya utahazi ntawe reka tugusobanurire umuntu utahazi umwe arinde uwo nguwo ntabwo ahazi utahazi umwe arinde bw'impamvu nyine undi yarapfuye undi yarapfuye hari umuntu ugiye kureba interview avuga ngo ntabwo ahazi urahamenye ku gisi ibyo twahereye interview ntiwamaze kuhamenya se ukireba interview tayari urahazi ku gisi ni ku gisi nanjye direct naje ku gisi nta nawe ngo ntabwo uhazi uravuga ngo ariko right now ku gisozi nahamenye rwose nuko twibera mu rwego noneho amazina yawe watubwiye ko witwa Thierry niwe muhoza reka dusimbuke kuri kote yawe nabonaga ujya kuvuga izina Thierry akabanza agasiga wowe se ntabwo yagiye kuvuga irye yitwa nabi koko witwa nabi koko yitwa nabi kweli ariko se kagwere sibyo kagwere uretse n'umuntu bw'ubutatiro n'iki uramuzi nyangarama kirambi yanyu igarama kirambi nawe suzi ikinyarwanda se ibi ni igarama kirambi namwe mujye munubwira muri abanyarwanda nyangarama kirambi yawe niyo mazina yawe se Dave none ubwira abafana bawe amazina yawe yitwa nabi koko ntiyapfa gutinyuka kuyavuga umvisha hano hose aducishije ngaho yavuga nta kibazo ndabizi ibintu birangira yitwa nabi koko rije buru wa mbere ubone ntabwo nyikunda mani kuvuga ibintu byinshi era ko kwanza hano ngo mbana n'ubumuga bwo kutaka mana amazina yanjye urayazi ngaho yababwire niba ari bana igishukuru umvisha impamvu oya gisoniza kuvuga ntabwo ari amazina uyu yitwa okay witonze bro yitwa ndagira ngo ubivuge n'abantu bumve man ntabwo ari byiza provence costo wowe nyine witwa umaze shavu David wow bisubiremo man baba Neskorumva David nta kibazo witwa umaze shavu David umaze umaze shavu David cyamamara ingarama kirambe yawe nyine impamvu ariko nacyo rikanze nka mbere ntabwo ari amazina ntabwo bizi wowe nyangarama kirambe yanyu dore Dave amazina yanjye niswe n'ababyeyi ni umaze shavu David you got kabura yavuze nuko maze kubivuga ko uzi impamvu wabivuga ntarabivuga umaze kubivuga kubera ko man urabivuze numva uri kumanuka urandara kandi man buriya ni imana izamanuka ariko nguri nimara gutwika itizamuka rero zamuka kwa ko wowe impamvu nabona gumanuka man rigenda mbona kunzi nawe koko ntambara gufite abantu bagenda bamanuka kubera ntambaraga bafite niyo mpamvu rero nanjye swishize muri rwa rwego hano umanuka koko nawe se uro ku gisi arantengushye bro banambanganye cyane ntabwo icyo kibazo ntabwo nagitekereza ntabwo nacumvaga kuri bwambaze ngo ndo ku gisi abafana bashaka kubimenya nuko mbivuze introduction yanjye ni ku gisi ubwo we amazina ni David hari n'akandi kantu buriya nta wundi muntu hari abantu benshi bo ku gisi urabazi uzanahura nabo bakubwira ati from gisi ngende gisi boy ariko abantu bonyine umuntu wenyine uzumva yongeraho OG cyangwa original gisi boy ni njyewe n'uyu cyangwa uyu hano ndi byemera bivuze ngo abandi ntago baturuka nakubwiye ngo bazavuga bakongera ukantu ka OG gisi boy azanga ati gisi boy kabisa ntabwo nase tuvuga ku gisi twenyine turi ariko OG narigize ngo mututse umuturage utuye hano reka ntabwo tubivuze abaturage batazavuga ngo ntabwo ari twebwe twakomeje bafana bacu ntabwo tubibwire ibintu byinshi cyane nabonye ariko unatuje cyane natuje amazina yanjye ni Cyubahiro Theoneste utabizi ni Batman y'amazina menshi banzo cyangwa se cyangwa se akazuba
akazuba ibyo bya by'akazuba yitwa Kazuba. Chanel. Akazuba Chanel. Baravutse kwa kundi bakavuga ati no muntu bitewe n'ukuntu tubona n'ubwigane aramutse abaye Sandrine nanjye nuko navutse banyugura arimo ijambo san Akazuba. Akazuba Chanel. Niyo mpamvu Ntabwo ari mwamwise Akazuba. Akazuba. wese n'ububyumva None turamutse tugiye kuri entertainment cyangwa se ku muziki wanyu, mushobora kuba mwabwira abafana ko mwitwa irihe zina iyo musohoye indirimbo ku buryo bavuga ngo uyu ni umuhanzi cyangwa se iyi ni itsinda bita Bana aho ngaho nakugoye. Umva se. Ubundi hano kuko tureba ubundi Mr. Shankiz. Ndumva musanzwe mubizi. Sunray. Dev. Ubundi the Batman. twahoze turi icyo bita Shankiz Unity. Urumva? Ariko right now ubu turimo tubikombining. No mu ndirimbo tuba dufite introduction easy yeah ibintu nk'ibyo ariko n'ubundi ni Gisi Boy original. niyo magambo make mbere hari indirimbo dufite twagiye dukora nkanjye nka Shankiz umuntu ajya YouTube hehe ku ma platform yose agasacinga Shankiz hari indirimbo abona usacinze izanjye usacinze B Unity nabwo hari izindi tubona zaba ngabo ko ari babiri ariko kuko twamaze gushira imbaraga hamwe tukitwa Gisi Boy twese hamwe hari n'ibindi bihanga rumva ibikurikira izo ni izambere kuko nazo ni izacu ntabwo twaziterera ntabwo twazijugunya none ugomba kuzimenya ariko izikurikiraho indirimbo igomba gukurikiraho ni Gisi Boy yitwa Teach Me mu minsi mike murayumva ubwo ahangaha kugira ngo abafana banyu batangire babyumve neza, wari umuhanzi witwa Shankiz none uza guhura n'indi groupe bita B Unity murangije muforma ikintu kimwe mushyira imbaraga hamwe, dushira imbaraga hamwe bro. Teamwork Bro, courage. teamwork Aho ngaho hari ikintu muba mukoze, sibyo? Hari ikintu muba mukoze bavuga ati wenda ni nk'ishema ryanyu kugira ngo mugire ubusugire ku kintu cyanyu. Aho ngaho bivuze ko nimba zari imbaraga mukongera mukaziteranya n'izindi, bivuze ngo hari vision mufite kuko twahoze n'ubundi kuva kera dukorana. Hari n'indirimbo ushobora kumva ya B Unity aho kumvamo nk'ijwi ryanjye, kumvamo introduction ari njye wayikoze intro, kumvamo na back inzira ize gute kuko twatsanzwe dukorana, cyangwa kumva indirimbo yanjye ukumva ndi kuririmba umuntu kumbekinga David, cyangwa kumva chorus y'indirimbo yanjye ni Dev wayikoze, cyangwa nkakora indirimbo Sunray yanyandikiye yakandika indirimbo akambwira bro indirimbo ndabona yafi ijwi ryawe ndabona style yawe byaba ari sawa cyane nanjye nayiva hamwe mwana wampaye indirimbo akayima nkayikora ko twari dusanzwe twatangiye umuziki turi hamwe 2010 twatangiye umuziki turi hamwe bro turi hamwe. Ikibazo cy'amatsiko kiragira kiti ese ushobora kuba ukiri wenyine ufite indirimbo zingahe ku giti cyawe? Ni jyenyine sazi kari duzenira ko zigwiriye ko nzifite ko hari izanjye wazikoze giti cyanjye featuring noneho n'abandi nazikoze koko bivuze ngo nimba zirenze indirimbo 10 urarengereye 10 ntaziri ariko yarazikoze koko wese ko neza nkubwira igihe twahereye akashanu zo bibaye ari nko mu kwa kabiri twahereye 2010 na kwa kabiri ashatse kumenyekana indirimbo twarazikoze kweli zirahari. None se mu njyana ukora iyo uri gukora music yawe ushobora kuba ukora iyihe njyana? Man, I'm a musician. Ikintu bisobanura njye ntabwo aho ngaho nsobanukiwe cyangwa se umuziki buriya ari igihe umuntu aba ari umuraperi ukora hip hop usanga hari uruhande rumwe rwakunda hip hop, sibyo? Ubu uri gutanga ubutumwa rega abahanzi batanga ubutumwa ariko uri kubuha uruhande rumwe, ariko hari abandi bakunda afrobeat, bakunda dancehall, bakunda R&B usa nk'uwabirengagije
kandi iyo umuhanzi utanga ubutumwa nyine muri rusange ntabwo ubutumwa bw'umuhanzi bugenerwa abantu bamwe bugenerwa abantu muri rusange niyo mpamvu ugiye kukubwira ngo nkora injyana ngo hip hop ngo afrobeat birangora kuko uko natangiye ndi umuraperi I was a rapper gusa mfite impano nyinshi hari indirimbo nakoze njye ni gute David ndavuga ngo nta njyana ntashobora uzabaze ndaririmba nkanarapa ibyo bimenye akibye na Jet Li beat irankoreye nanjye kanyihane mwana beat nyine iyo nyumvishe kumva ni nziza nubwo yaba ari jazz nubwo yaba ari ikinimba nubwo yaba ari iki iyi nkomye nyine iyo inkoreye nayo ndayikoma utanyikoma nkayihana kweli maze kwica beat nyinshi cyane ahubwo maze kwica beat nyinshi cyane man ibinimba jazzy blues afrobeat dancehall kweli kwanza wakubona nawe niko bimeze cyangwa wowe ufite ugenda cha bro twebwe turi nta ngo nyine nta hantu watugarukiriza bro fa kuba injyana ari injyana fa kuba dufite topic gusa ikintu nakubwira cyo man satipa na topic dushaka gukora biterwa na topic gusa ibyo byumva ngo ubucora niba banumvishe ntaririmbe ako yikamera bane turakibwira abadukurikiye ikiganiro cyacu cyuko twasuye abahanzi nakita uko ari umuhanzi umwe ndabeshyera kuri bo kugisa aho cyo kana kubera ko nubundi twitwa Jesse Boy ntabwo byo tutuze ko twakora uyo lomba tuvuga dushyiraho kahe tuvuga Jesse Boy kuko ni batatu muri ni bwa butatu Jesse Boy none ntabwo Jesse Boy ni umuntu akumva ni umuntu umwe kandi turi batatu ni bwa butatu Trinity mu ndirimbo zanyu ni kugira ngo muhe abafana banyu indirimbo imwe tubahize twigendere let your body speak to my body hey to my body intambwe zawe nizo nkurikira mpora ndi tayari uyu muriro waka muri nje baby girl uzimye baby let me hold you down byina shaku bend over shake over bring your body baby come closer let go over hey I go fight for you sing for you play for you hustle for you hey from Monday to Sunday be a better man. Baby, wanna love you. Baby, wanna kiss you. Teach me how to do you. Baby, wanna do you. Baby, wanna love you. Baby, wanna kiss you. Teach me how to do you. Baby, wanna do you. Oya, oya, simbarara. Oya, oya, simbarara. Reka, reka, simbarara. Hey, baby. I love you. Pretty girl, beauty girl. Intambwe zawe nizo nkurikira girl. Mande dusante ndakwifuza. Ndakubanza ntago nakwikuza. You know you go one in a million. The house of Usaba buri master. Nakubeshya ubu ndumva de bishaka. Mwari nkawe buri wese yifuza. Uri kumwe nanjye natumutuza. Ukuteye hose uri kugira amaye. Uremanye ubufindi Imana yaguhaye. Nasanze uruta abandi bari. Abari. Menye ubagabana meni imari. Imari. Nidushura turakesha. Bebe wana irangiza wirangiza. Bebe wana irangiza wihorera usewe. Fem ndabona ndabizi yuko aba bantu bacu uko nababonye simbizi nimba ariko nawe wababonye gusa nge ndi kubona aha ariko reka kubwira ibintu asigaye ibyande reka kubwira ibintu uri kubona ni urabona man ntago tukiyamamaza n'ukuri twamaze gutora n'ukuri twamaze gutorerwa ibintu turi kandi uzarebe no se iyo umuntu ari kwiyamamariza kuba president agatora akora iki iyo amaze gutorwa nyine bavuze ati kana kabaye president w'iki kintu akora iki atangira gukora umurimo akora umurimo yahamagariwe na president wiyamamaza twamaze iyo amaze kumutora akora akazi atakora akazi
ibi nyine nibyo turi mu kazi nyine twatoje katangiye ibi nyine ni bamaze kudutora already ndabeshya Ese- Batman ntabwo ubundi twiyamamaje kera baradutoye none ikibazo ngiye kubabaza kigira kiti ese mubona muri industry y'umuziki nyarwanda ni iki mubonamo kigomba guhinduka Batman uzi urazi byo ku ruhande rwanjye inkozi na views yawe zabaje mu bantu dukorana abavandimwe tubona hari abantu baza bafite kime bashyize hamwe ubona bavuze ati dufite intumbero kuzamukira hamwe bagira hejuru bikarangira bagatangira bakora injyana ukabona ryanjyana bakayikura fresh bagira hejuru ukabona injyana barayihinduye bagiye gusimba injyana n'icyo ugasanga babafana babo batangiranye nabo baravuze ati se babasanga bacu baje gukina gutya byaje kugenda gutya yako ngiye mfite umwimerere wanjye umusaza mfite umwimerere as Gisi Boy twese uko twaje twakora tuje ibyo tubahaye ntabwo bizahinduka tuzahora tubibaha every day urumva umugambi dufite urumva umugambi dufite ni ukuvuga ngo nyine ikintu yarashatse kuvuga aha ngaha gisobanuye neza abanyarwanda ntibavuge ngo Gisi Boy ngiraje ngo ni trap no ntibavuge ngo ni R&B ntibavuge ngo ni dancehall ni ukuvuga twebwe urumva se umunsi banateguye irushanwa uzadusanga muri Afrobeat uzadusanga muri R&B dusange muri hip hop nunareba nawe byose tubitware oya nako tuzabitwara nta kureba nawe twaratowe ubona uko tumeze gutya buri muntu wese afite injyana aba yiyumvamo cyane kurusha urabizi mu bintu byose ukora bari tuyumvamo cyane kurusha ntabwo bisa njye nkanjye nkunda gukora hip hop trap gukora afro zose mbese iyo tugeze muri hip hop tugiye gukora hip hop uyu nguyu aba ari umwihariko arayikubita ko natwe none tukaza tumwunganira ko twese turabishoboye ariko tuzi ko nyine kweri koko noneho twajya gukora wenda twavuga ati aka R&B soft utuntu turavugaho Dave akahita avuga ati none tukavuga ati muze mbayobore noneho tukamukurikira tukamwunganira ejo twamara tukavuga ati ewana none twamanutse twageze Jamaica twajya dancehall twageze ku gipato thing this man you know nanjye nkahita mvuga ati muze mbere kuko tubigenza tugakora ibintu koko man urumva tuzahora tuba nagiye kubabaza ngo ni iki gishya mugiye kuzana n'impomo y'Imana twagize ariko igihe twaganiriye natangiye kumva nka bingahe Imana ishimwe gusa ntacyo mvuze mwe mufite ibindi munatekereza mubisangiza abafana banyu twebwe ikintu gishyashya dufite gusa burutajya ikibazo cyawe ntabwo twacyumvishe bari mutubaza ngo ni iki ubona kigomba guhinduka n'iki twebwe impinduramatwara ya mbere niyo game ya mbere gusa ikindi kintu kigomba guhinduka urumva ni ukuvuga ngo hari abantu bakuru bacu barahari turanabubaha batubangirije game sibyo kugira ngo bagende hariya bicare barabikoze hako se kuba ari gusaza tujye tuvugisha ukuri kuba ari gusaza barabikoze turabyemera sibyo nta nubwo tuje guhangana nabo ahubwo turaje ngo dufatikanye aho bagejeje tugira ahandi hantu dukomerezaho ariko birambabaza nk'iyo watse nk'umuntu agafeaturing sibyo ugasanga ari kukugora gusaba detail nyinshi kandi nawe arabizi ukuntu yatangiye icyo cyo rwose gukorana nanjye indirimbo barabikoze menshi gukorana ngo Gisi Boy ngo hajye muri Gisi Boy uretse ko icyo kibazo ubu ntawe uzongera kukitubaza ngo muri bande hoye twaramenyekanye ni kwakunda twese bamaze kudutora ikibazo turagera ku musani mukuru featuring petit ndi kucyo atavuga petit se ufite iki ufite angahe petit tubabari ase producer kwanza aramanza akagutegeka ibyo byo ntago tubyanze ndashaka gukorana na producer nguyu ukavuga ati izo 50 cyangwa ukajana ndagafite ko kubisha producer video ni kana kuzayikora ntari bikabisa ibyo 500 cyangwa gahe ntari akita kubaza umuntu wese ngiye uzamangaye mitamba barakoko ibintu byose urabyemeye uranabizi ko wihirinze akakahita avuga ngo ngeze no nta nubwo ahagurukira hafi misazi
nk'umwana w'umunyarwanda mwana nukuri aba yaba papa bacu barabikoze Ese nukuri icyo oya kintu- barabikoze icyo kintu muri kukibanenga cyane ariko bashobora kuba wenda badutura umujinya baba bavanye hanze karajya Tanzania akamubwira ati nimba udafite amadolari 5,000 ntabwo ukorana na Diamond leta zahita avuga ati yaza mwana ati umwana wo ku gisi wo mu Rwanda utari bugire gutyo utari buzane amadolari 1,000 ntacyo mufasha njya numva ngo hari n'indirimbo mujya mukorana nka gutyo mwamara kuyikora indirimbo ikanga no gusohoka cyangwa tukayikora audio igasohoka muri video ntazi cyangwa twambwiye tuyigushutinga video ngo peti Uramagaye. iryo shusho rya gisegura amagaye ese ibyo bintu muri kumva muri muzika noneho nyarwanda man bigomba byatubayeho ntago twavuga izina si rimwe cyangwa abiri ariko byatubayeho mwana dufite n'indirimbo twakuze mu audio twanga no kwirirwa tuya publishinga ariko yana navuga ko hari umuntu twayikora kuko nkoze audio ndambwiye umuntu ati indirimbo izasohokana na video nambwira vuba dushutinga video akanga indirimbo nkayibika ya producer nyine cyangwa iryo jana ryanjye rya audio ryahiye byarangiye cyangwa ukajya kwiyumvira mu n'abapampe tujya tuzibyina da ariko turazibyina ahangaha mu kintu muri kubona muri muzika nyarwanda cyazahinduka ngira ngo nicyo ngicyo ndumva aricyo kintu cyakagombye guherwa ibyo bintu bihinduke mwana abahanzi bakuru bamenye ko mwana turi mu Rwanda twese turi Abanyarwanda banibuke n'ahantu baturutse bibuke n'ahantu bavuye hahandi nyine man okay yago nyine abafite standard y'ibintu akora ntago namufata ngo mujyane kuri producer uraho ngaho wese ubonetse wese ariko nimba mbwiye ngo ngenda ashaka gukorana urugero wenda na Medbeat cyangwa ashaka gukorana na Junior nkamita mubwira ati ya ndihiringa nkabona amafaranga nishyura Junior tugakora indirimbo nambwiye ngo video byibuze turakorana video yanjye niba atari Medisa bikoze nimba atari Bernard nimba atari Mariva ntaho bishoboka nihiringa mwana Mariva nkabona amafaranga yo kubishyura ariko bigahita birangira nawe ubwambwiye ati njyewe nanjye ugomba kubishyura noneho okay bibaho yakakwishyura ariko nawe akareba uri he ushaka kugera rwego ufite utunzi bingana iki ibaze gute umuhanzi yambira ngo ndamwishyura miliyoni 2 tujya dukora n'indirimbo mu Rwanda tuzi ubuzima bwo mu Rwanda twese cyane njye mba nkiri umunyeshuri niga muri kaminuza n'umwana umunyeshuri nkiri gukura ubushobozi ku babyeyi ntagira ngo wagera ukabwira umubyeyi ngo miliyoni 5 njye gukora indirimbo na Bruce Melody akamenye se cyangwa karagucitse ndakamenye bro ni urugero man bari urugero bro bwari urugero mbese mwebwe icyo mwamuri kubona nka hano abantu bagezeho bakuru nibadufashe icyo bashoboye ko bamaze kugira hariya badufashe bro abanyamakuru nabo mwana ntago nabiba abanyamakuru reka mbireke by'abanyamakuru byo cyo nzi cyo ntago nukora elema nziza akanga kuyikina abantu bazaba babire na YouTube izabadukiza na Instagram izabikora mbese karakemutse by'abanyamakuru bya man ko bazange kunkina nakoze verse ndavuga ngo ndazikora ukanga kuzikina ku muhanda tukazibyina erega rap yuze umutima ihanagura man nakora indirimbo hip hop nkayijyana kuri radio bakambwira hagezweho Afrobeat niyo mpamvu twe twahisemo gukora injyana zose akora akaririmbo ka hip hop ka dance old school ya dance wajya kuri radio hagezweho Afrobeat hagezweho JJ za Diamond nimba utiganye JJ uri kumbwira ibiki wapfunukuye ka JJ hariya wakiganye ka JJ ukakazana noneho tukagakina hip hop koko nawe koko induri buyumve kuri radio ntibayikine ariko naca ku muhanda hari haruguru ewana nkasanga abapampe koko bayibyiri bari kuyumva pe nayo tuzanga kuyikina ku muhanda akwitobora kutari kubayibyina abo uri kuvunikira ubusa niyo mpamvu uzasanga umwana haraba nimba ukunda gukoresha YouTube channel uzasanga umwana afite views nk'ibihumbi 20 kuri YouTube indirimbo ariko utarayibona kuri televiziyo kuri station nimwe mu Rwanda kandi ataruko atayijyanyeyo byumva uko cyangwa ataba forwardinze link ye nukubera iki nyine nibazanga kuzikina
uzakoresha YouTube byaje gucamo telefone yanjye yo nyifite rwose mba nkontorora isi yose. Instagram ndapostinga nkataginga abandi n'abandi umusani wa Danje cyangwa umunyamakuru wa Danje wo muri Nigeria, South Africa na hehe mwana indirimbo zacu Ghana barazikina, Kenya barazikina, right? Mu Rwanda se uzibona kangahe kuri televiziyo? Nabaracecetse. icyo ni ikibazo kiba kiriho kandi niyo mpamvu iyo mfite telefone ahura nacyo. Urambonye amayimusi yagize yagare twari. Iyo mfite telefone mwana yanjye gutya mbahotora hose mbasha kureba kana ku binyamakuru kanaka wenda following Instagram kamukubita link akakareba gatabona karirimbo karamukomye ko ni keza ko akana gacura kuri radio sha akama naka video kafiringa kweri kuri televiziyo wenda nkama video ko ntago nabeshye wenda cyane ariko kuma radio anze mwabara dukina akama video hari standard wenda twari tutarabasha kugira bitewe n'ubushobozi niki ariko ubwo tumaze gukorana na Afrodate nyine mama dufasha gutwa dukora ibintu standard yandi kabisa ko hahandi ibaze ko twe twicara twavuga ati mwana ibintu byashushaga no kutazafata mu Rwanda ariko hanze bigafata ibaze kugira utekereza icyo kintu kandi uri umunyarwanda uba mu Rwanda warafukiye mu Rwanda utaraba hanze y'u Rwanda byibuza amezi 3 ariko ukaba uvuga ngo hanze bizafata ariko mu Rwanda wenda bishobora kudafata. Urumva urwo rwego nyine media nyine tubigi dufasha bro. Ese mwumva hari nk'ikintu nk'umuco na siporo bagakwiye gukora ku kintu kijyanye n'abahanzi bari kuzamuka cyangwa bajye babareka? Ntacyo Minisiteri y'umuco na siporo sibuya yabikoraho iki ko ifite radio se ifite televiziyo se David? Ese mwumva ari nk'abandi bifite inshingano zabo station radio TV stations man aba presenter baho abayobozi b'amara nta nubwo navuga ngo abayobozi b'amaradio nta nubwo babazwe kugenda aba presenter aba DJ hariya aba technician hariya mwana aba presenter kwanza nibo kuko ngiye nshobora kubona umupresenter David ari umu DJ wanjye ngiye muhereza playlist ambye tukiniza indirimbo kinisi neza cyane niko biba bimeze mu Rwanda ariko ndabizi ko birimo biragenda bikemuka natwe icyo bahari baratuburanye kiri kuza ese babitege ahubwo se nko mixtape turi gukora ntisohoka bazabigenza akweswe nyibikije usko banibagiye ibintu by'ingenzi. Banyarwanda mwitege mixtape irazamo kwa 9 y'indirimbo bababwiye umubare 12 zazira rimwe nase mixtape gusa mbere y'uko kwa 9 turaba tubahayeho ico nakita bonus track. Teach me bani bonus track nago iri kuri mixtape bonus track kandi turayibaha mbere y'uko wagena audio na video abahungu zo turazitanga. Ukuntu nge nabumvishije ku ijwi ryanyu nta byuma bihari, mufite impano pe ni kwakundi mufite impano vuga ngo mwaratowe amugani umuvandimwe utabibona na miti kiwara. So guys angaha ntago ariho twavuga ngo tugiye kuba dusoresha ikiganiro cyacu, ahubwo turi kugana ku mpera z'ikiganiro. Ndabizi iyo umuhanzi aje mu mukino hari benshi cyane bamubwira ati utangiye uburara, utangiye ibi nibi. Ese abo bantu mwigeze muhura nabo babaca intege? twebwe ntabwo ibi bintu aribwo tubirambyemo ahubwo ubu twamaze tutaratorwa pe ibintu byabagaho ariko twaratowe rwose. Hari akantu bakunze kuvuga ngo twaratowe twamaze kudutora aho ngaho ukina bashatse kuvuga ni hanze umuntu ugitangira music ngo amagambo y'abantu iki n'iki utarisobanukirwa neza uvuga ati ibintu njemo wabona ukabona ugitangira byonyine ukabona nk'umuntu agutuye nk'umuntu ewa umuntu aba yateguye ariko handi yo wisobanukira uvuga ati twaratowe ewa byaranaye ubu mwaratowe. ahubwo kera wenda tukiri nk'abanyeshuri wasanga nk'umubyeyi yakubwira ati ikarika ibintu by'imiziki ntabwo bavuga ngo mbireka ibintu by'imiziki nk'ibiki ibyo bintu urimo ibyo bizakumarira iki? Ariko ni nka kwa kundi umuntu unywa fanta akubwira ngo subwa inzoga zizakugeza kuki
nkaho hari icyo none se we fanta zamugejeje kuki ataranakimbwira ni abasore mwe murabura urwenya yose umuntu akubwira ngo inzoga zizakugeza kuki kandi nawe ntarakubwira icyo fanta zamugejeje cyangwa icyayi ubwo ni wakundi umuntu akubaza ngo ibyo bisiki bizakugezaho kandi wenda urabona ko nawe wenda ashobora kuba wenda ari nk'umukarahani wenda ntacyo arahageraho ibisiki bizakugeza kuki mpano uramureka mani suzi se nk'abajama b'abakarahani mani bakize byakishije so guys mureke aba bahungu tubitege nk'abantu bari muri muzika uramutse ubashatse cyangwa se ugashaka video zabo wanyarukira kuri YouTube ukandikamo Gisi Boy OG 250 Gisi Boy OG 250 kukanda ko cyuki kibaza aho none se ko mbanzi ko turi mu Rwanda turi kubwira abanyarwanda rega basi 250 se timba yizi narayizi cyashatse kuvuga buriya abantu bivuze ngo umuntu aramutse anyarukiye kuri YouTube yabona indirimbo zayo kweri kw'Imana kugeza isa reka baze babwire ziriho bajye kuzishaka ari yitwa kugisi ku usiga kanya wandike gisi by unit hari yitwa DNA D kadomo A N kadomo A ubwo ni B unit featuring dora nakubwo ntaga kiri featuring ni Gisi Boys hari yitwa Uskate ni indirimbo y'igiswahili ushaka kuvuga Uskate tama nayo muraza kureba ubutumwa twabageneye ariho assalamu alaikum ariho only hari amarira mbere yuko noneho ikiganiro cyacu tugisoza mugire icyo mubwira abafana banyu yanjye reka mbibabwire kabamene yo wiyise original daza ngaho mutuze mbahagize rapuze ishaje mujyane mize cyana byose ndarakimize kandi gatariko kandi abazonze nuko byo twica dusangiza abantu muri iri shyamba jewe ndi denje narero kumbe mfite kunyota mane gashaka kubyini ikintu aje kubabwira ya nkise OG ntarahazi hari abantu benshi babanje kwitira Gisi Boy tukibitangira ya bakora ibintu byinshi ku buryo handi ushobora kuvuga ati n'umuntu akoze iki kintu ntabwo nyigaye ariko hari ikintu nanjye nakongeraho hari byinshi tuje kugira ngo tubereke right now twanabitangiye nk'ukubona tuje hano as Gisi Boy twabitangiye abantu muhame hamwe turaje tubahagize ubwo turabaha ibintu wabyaga wabyemera tugiye gusohora Teach Me vubaha aravuze ngo agiye kubaca intege zo kuririmba abasigiri zo gufana barahari benshi tuzabikorera ariko ntari mubesha man ngagiye kubaca intege zo kuririmba abasigiri zo gufana niko uvuze nabyo nguciye mu rumye nabikora utitayeho neza nakora cyangwa asigara ngo ikintu kigiye kuba kwita Teach Me ejo bundi isohoke muyirebe audio na video production ya Scott on the beat ko kazi katoroshye direct ya Easy Cut mu kwa 9 cyo twakubita mixtape indirimbo 12 hariho Bazooka hariho Tin Number hariho OG wagiye uvuga ama featuring gaciye Tin Number featuring Sky 2 abagayo muhungu mukuru ku Gisi chef de zone yo ku Gisi hariho Tin Number niyo ya Sky 2 hakabaho Busy Body featuring DJ Brianna hariho Bazooka featuring Ganza hariho OG hariho n'amafeaturing y'abahanzi bamwe na bamwe bo hanze muri Kenya muri Ghana Cameroon ibihugu bitatu n'indi yo muri Amerika muri izo ndirimbo 12 ayo mafeaturing yose asaba muyitege guys Gisi Boy OG mujye mudukurikirana mujye ku Instagram mudushake Gisi Boy OG San Easy Official Sanri Gisi Boy Dev B Unit Aphrodite ibintu byose kabisa urumva cyane watubarizaho magana ubwo se nyine twarato ariko imaze gutorwa bikagera kuri rurarwe aho umuntu ava i California avuga ati mwabahunda gusha nanabibukisha Aphrodite Records CEO wacu n'abandi bantu bose bayirimo ntago ari abanyarwanda CEO ni umunyakameruni abandi bayimo n'aba muri Ghana nabo muri Kenya mu Buholandi nitwe abanyarwanda ibaze kugira nta nuko baragera mu Rwanda abo bose
bakurikiye ibintu byacu ku mbuga nkoranyambaga zacu ku ma YouTube channel yacu baravuga ati aba bahungu koko baza umuntu mureke tubatore baza umuntu gutora atazi n'uri muri kuvuga n'ikinyarwanda ntabwo bacyumva bro mu rwego biriho ariko yumva man music Aphrodite tugira akantu kajya tuvuga ngo music is the only language that brings us together man urwo rurimi rwonyine mwana nimwirwa mubyina indirimbo z'aba Nigeria mutari no kucyumva ibihinde ntimubibyina mutabyo umuziki nyine udushira hamwe ntago bazi ikinyarwanda ntacyo ariko bumvisha ibihangano byacu ni barabikunda bavuga ati to nuko baratubyara muri batisimu ngaho dore tureka tubarembere gusa ubundi uracyari hari ikintu cyo kuvuga abusana nta n'ikintu narenza kugira ngo noneho musezere abafana mubaha indirimbo yanyu mushaka ariko mubasezera mubabwira ati turacyari kumwe tubahiye bro we DNAs oya reka dukore base reka tubahe ama akapela nyine twe turabasa City guy come to the center City girl come to the center make a booty bump for the binga make a booty bounce for the benga busy body yo busy body yo oh busy body yo busy body yo Kisa byo mu Rwanda urabibari Rwanda tarabona bari beza ukanyurwa bamwe baguha juice million bakunda vibe bakunda kuryoshya no yahituvuga ati ntago nkiri twaje akandi dusigaye hariya you got been looking for we your king Sean is the one who you looking for iyo misoso kinira moje nayivukiye mu nyibuka kera cyane mu mihanda yo kugisi nari master udutendo mbere yuko ninjira studio y'abana bibagiza rap z'uburofa barayoboka abanzi barayomba bidufinga turamanika uzandebe niyo ngenda mu nzira ku mutuzo mwinshi ni wanjyana umwana ibikoresho wapi mu mutwe ndi oje iyo ngiye pani nyura galaxy hakize kora amabara nkagaragara bright Kigali garuri ngare gisozi naburi ngare kariyeri nakiriye mama no gucama muri bugare said remember how we started we to the party but now we ready to party ndibuka kera nta warutuzi kuri ubu muri rubanda turazwe deva kiza bibagirwa boso njewe nkiyemeza bibagirwa nazi twagiye tuza bakibagirwa abantu yaraje bibagirwa mboso muramuzi naje bita bibagirwa nazi muramuzi nibagirwa riri uzi baramuzi taiga ntibakimwibuka ntago babuzi babwira kandi ubu n'ikimenyimenyi ubu guhera ubu ngubu nge ntago nkivuga ariko yigeza ku ntacyo mfite cyo kuvuga baragutora oya ibyo mvuze birahagije ntago nkusubiza uyu ngubu ntago ari kuvuga keretse mbaciye wenda mbasobanurira ibyo ari kuvuga ari guca amarenga buriya keretse mbasobanuriye urere guca amarenga ntago wabimenya kandi uri kubibona kandi atavuga so guys turi kumwe twari twasuye abahungu bacu ni abahungu uri kubabona ari batoya ariko bafite ibikorwa bro bafite ibikorwa jya ubakurikirane noneho ikiganiro cyacu cyari kirangiriye murakoze muzajya mubana nabo mushaka indirimbo zabo ukomeza ukora subscribe kuri Ipfundo TV kugira ngo ukomeze ubone izindi video tuba twaguteguriye koko ciao utabwiye ngo bakande kukazogera ngo subscribe